ubuntu bw'Imana bubane namwe, murakaza neza kuri Shelf to Self. Ndabakiriye, ndabanezererewe. Imana ibahe umugisha. Thank you for watching, thank you for coming back. Uyu munsi nifuje gutera inkomezi abantu b'ingaragu. Nifuje to encourage single people, saying few words to single people binyuze mu ijambo ry'Imana. Ndatangira mbabwira abantu batarashaka kwibuka ko urushako atari iyo final destination ku bantu bose, cyangwa se urushako atari yo ntego y'ubuzima bwacu. Ntago Imana yaturemeye, intego ya mbere Imana yaturemeye ntago ari urushako. Ibyo ngibyo icyo mbibabwiriye ni ukugira ngo mbibutse ko yes, marriage cyangwa se urushako ni impano nziza y'Imana iyo Imana yiguhaye, ariko kandi Imana ntabwo iyiha abantu bose. Kandi ikindi nshaka kubibutsa ni uko Yesu Kristo, umuntu wabayeho ubuzima butunganiye Imana mu buryo bwuzuye, umuntu wasohoje gukiranuka kose, umuntu wabayeho like a perfect man to ever live this life on earth, ntago yigeze ashaka. Ibyo ngibyo ni ikintu kitwibutsa ko nubwo marriage cyangwa se urushako ari impano nziza Imana itanga, ariko atari iyo necessity, ntago ari cyo kintu umuntu akeneye cy'ingenzi kugira ngo abeho ubuzima bwubaha Imana, kuko tubibona ko umwami wacu Yesu Kristo yabasha kubaha Imana no gusohoza gukiranuka kose nubwo atari yarashatswe. So kudashakwa cyangwa se kuba ingaragu ntago ari disadvantage to eternity, ntago ari igihombo ku bwami bw'Imana, ahubwo Imana ikoresha urushako mu bwami bwayo ku bw'icyubahiro cyayo, ni nayo ikoresha kuba ingaragu mu bwami bwayo ku bw'icyubahiro cyayo. Nagira ngo mbibutse, hari zaburi nziza, hari umurongo nshaka kubasomeraho muri zaburi ya 84, zaburi ya 84 umurongo wa 12 uravuga ngo, kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira, Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Amen. Uwiteka ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Niba uri ingaragu, nagiraga ngo mwibutse ko Imana itazagira icyiza ikwima niba ugenda utunganye. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Imana ifite umugambi ku buzima bwawe, kandi umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Uraho Imana ishaka ko uba uri. Ntago Imana yakwifuza ko wakagombye kuba uri married muri kino gihe, noneho ngo ntiproviding ibikenewe kugira ngo ube married, wenda tuvuge uwo mwabana. Niba Imana itaraprovidinga uwo mwabana, nta cyiza ikwimye. Ntabwo Imana, niko ibyanditswe byera bivuga, ko itazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Ndabizi aho ngaho umuntu yahita yibaza ati nese ubwo bishatse kuvuga ko marriage atari nziza? Oya, ntabwo ari cyo bishatse kuvuga. Ahubwo icyo bishatse kuvuga ni uko Imana izi ibyiza bidukwiriye, ikamenya n'igihe gikwiriye cyo kubiduheramo. Ego. Kandi ko Imana iyo izi n'ibihishwe twebwe tutabasha kumenya. Mbese wizera ko Imana ariyo kwizerwa? Niba wizera ko Imana ariyo kwizerwa, rero nagiraga ngo nkutere inkomezi, wibutse ko iyo singleness cyangwa se ubugaragu bwawe atari igihombo ku bwami bw'Imana, ahubwo nk'uko Imana iha umuntu umwe umugisha wo kuba mu rushako, ariko Imana iha n'undi muntu umugisha wo kuba ingaragu, kandi byose ikabikora ku bw'icyubahiro cyayo no ku bw'urukundo ikunda abana bayo.
Now, ikindi kintu nshaka kubabwira single people mu nteze amatwi, single ladies, ni uko kuba single cyangwa kuba ingaragu, kenshi ntekereza ko iyo abantu tubitekereje tuhita dutekereza ibintu bibi gusa bishamikiye ku kuba single. Yes, hari disadvantage, hari challenge that comes with being single, the same way there are challenges that comes with being married. Ariko kandi hari ibyiza byo kuba ingaragu. Ndavugamo bitatu. Icyambere, one of the advantage yo kuba ingaragu ni uko uba ufite focus, cyangwa se utaba ufite ibintu byinshi bitwara attention yawe, bituma ugira undivided attention. Hari icyanditswe nshaka kubasomera cyo mu Bakorinto ba mbere, such a very encouraging passage ku bantu kuri single people. Bakorinto ba mbere igice cya 7 guhera ku murongo wa 32 kugera kuri 35 haravuga ngo, ni Paul yarari kuvuga, yavugaga ibyerekeranye n'ishyingirwa, marriage, singleness and all that. Aravuga ngo, ariko ndashaka ko mutiganyira, ingaragu yiganyira iby'umwami wacu uko yamunezeza, ariko warongoye yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugore we. Kandi hariho itandukaniro ry'umugore n'umwari, utarongowe yiganyira iby'umwami kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima, ariko uwarongowe yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugabo we. Ibyo mbivugiye kubafasha si ukubatera ikigoyi, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukorere umwami mwitonda, mudahwema kandi mudafite kirogoya. Amen. Ibaze ayo magambo. Umuntu uri w'ingaragu abasha gukunda umwami Imana, umwami wacu, afite umutima utagabanyijemo ibice, ashyize focus ku mwami. Umuntu uri w'ingaragu abasha kunezererwa amateraniro y'abera, kunezererwa fellowship, adatekereza ku bindi bibazo, atagisohoka kujya hanze guhindura diaper, adakurikira umwana urira, adataha kare kubera ko bagomba gushaka icyo kurya, kujya guteka. Ibyo ngibyo byose ni avantage umuntu w'ingaragu abona. Paul atwereka ko umuntu w'ingaragu yiganyira cyane, yifuza uko yanezeza Imana. Think about that privilege. Yiganyira cyane, yifuza uko yaba uwera ku mubiri we. Kandi ibi ngibi ngo Paul ngo ikintu yabibabwiriye ngo ni ukugira ngo mukorere umwami mudacogora, kugira ngo abatere inkomezi, abereke ko kuba muri ingaragu ari uburyo bumwe Imana ikoresha kugira ngo ibiyegereze, kugira ngo mubashe kuyikorera mudahwema kandi mudafite kirogoye. Ikindi, umuntu, reka mbabwire, hari igihe njya nibuka privilege yo kwiga ibyanditswe byera. Hari quietness, nta muntu urira, nta guhamagara, ubasha guha umwami yo quiet and undivided attention, kumukunda no kwiga ijambo rye ubishishikariye, udafite kirogoye. That is an advantage. Iyindi avantage yo kuba ingaragu mu bwami bw'Imana nuko uba ufite flexibility, uba ufite, hari amagambo rero mu Kinyarwanda bagoye, ariko ushobora wowe uba ufite ubuntu bwo kuvuga yes. Ushobora kwemera gukora commitment nyinshi zo mu bwami bw'Imana, zo guteza imbere ubwami bw'Imana. Niba hari ahantu hakenewe ikintu, niba church ikeneye abantu bakora isuku, kubera ko udafite birantega, ubasha gusavinga Imana cyane muri ubwo buryo. Ubasha kuvuga yes kuri bene data bagutumiye kugira ngo muterane. Ubasha kuvuga yes mu materaniro, yewe na niba ture no mu mibyizi no. Donc uburi umusirikare wa Kristo ubangutse. Iyo ngiyo ni avantage. Iyindi avantage umuntu w'ingaragu aba afite freedom, aba afite
abasha kutiganyira. Reka mbasomere uyu murongo wa 32 nanone hari ikintu uvuga nshaka kongera kubasomera. Paul abwira bano bantu, arababwira ngo ariko ndashaka ko mutiganyira. Naho munsi aragaragaza ingaragu ibyo ziganyira, ukuntu ziganyira uburyo zanezezamo umwami, ariko akagaragaza ko washatswe we cyangwa washatse yiganyira uko yanezeza uwo bashakanye. Umuntu w'ingaragu afite avantage yuko kwiganyira kwe ari guke. Imana iyi ngaragu freedom yo kutagira inshingano z'abashakanye, bigatuma zibasha gukora ibyo abashakanye batashobora gukora kubw'ubwami bw'Imana. So guha agaciro singleness rero, cyangwa se kuvuga ibyiza byo kuba ingaragu, ntago ari ukwambura agaciro urushako. Oya, umuntu ashobora guha agaciro iyi mpano ya singleness, iyi season ya singleness, cyangwa se y'ubugaragu umuntu arimo. Ntabwo bivuze ko avuze ko marriage ari mbi. Mu gice cya 7, iki gice turi gusoma cya mbere cy'abakorinto ba mbere igice cya 7 ndetse n'Abefesi igice cya 5, Paul agaragaza agaciro na value iri mu gushaka, iri muri marriage, ariko kandi akanerekana ko iwe icyo akunze kurushaho, icyo yahitiramo umuntu kurushaho ari uko b'ingaragu, bitewe n'impamvu yagiye agaragaza. Now niki rero twavuga ku bantu b'ingaragu ariko bifuza cyane urushako? Icyo twavuga nuko kwifuza urushako, uwifuje urushako aba yifuje ikintu cyiza. Ntago kwifuza urushako ari sayini, cyangwa se ari umuntu ashobora kwifuza urushako kandi anyuzwe mu gihe arimo cyo kuba ingaragu. Ntago kwifuza urushako buri gihe bivuze ko umuntu atanyuzwe muri iyi season arimo yo kuba ingaragu. Ese ubundi kunyurwa twavuga ko bivuze iki? Kunyurwa no kuba ingaragu, hari urugero dufite rwo kunyurwa muri Bibiliya rwo mu Bafilipi igice cya 4 ngira umurongo wa 10. Paul aho aba ari kuvuga uburyo yize kunyurwa muri season zitandukanye z'ubuzima. Abafilipi igice cya 4, reka twasome guhera ku murongo wa 10. Haravuga ngo gatoya ndasoma hatari ya. Haravuga ngo nishimiye cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite, nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Naho naba ndi hose nuko naba ndi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Shobozwa byose na Kristo imbaraga. Ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanyije imibabaro nanjye. Now Paul aratwereka hano, aragaragaza ko yize kunyurwa. Aravuga ibi bintu ari muri gereza. Mbese kuba yarize kunyurwa na bikeya azi gusonza no guhaga bivuze ko Paul ashaka kuguma muri gereza? Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Paul yakwishimira kuba umudendezo akava muri gereza, ariko kandi nubwo yakwishimira ibyo, nanone yize kunyurwa n'iyo circumstance arimo, yize kunyurwa naho ari, yize kunyurwa nuko ari. So umuntu rero uw'ingaragu ashobora kunyurwa mu bugaragu, mu gihe ari mu bugaragu kandi yifuza urushako nk'uko tubivuze. Niba uri ingaragu ukaba wifuza gushaka, ntibikwiye kugutera isoni cyangwa kumva uri guilty. Mu Migani igice cya 18 umurongo wa 22 haravuga ngo ubonye umugore ababonye ikintu cyiza, akaba abonye ihirwe apfanye kuwiteka. Ndimo ndaparaphrasing. So ubw'Imana rero yita, ubwo obviously n'ubonye umugabo nawe ababonye ikintu cyiza akabonye ihirwe. Ubw'Imana rero ibyita byiza ko umuntu ubonye umuntu ugiye mu rushako abonye ikintu cyiza, bishatse kuvuga ko umuntu wifuje urushako aba yifuje ikintu cyiza. Kandi kwifuza urushako ubwabyo ntago bivuga ko umuntu w'ingaragu atanyuzwe. Ikindi
kunyurwa ni ukurebera ineza y'Imana mu gihe urimo, we kugerageza gushakira umunezero wuzuye mu rushako uzagira, we kwibwira uti ningira umugabo, ningira abana, ningira urugo rwanjye, ningira ibi. Bavandimwe, ikintu nabibutsa kandi ahari musanzwe munakizi, ni uko kunyurwa k'umutima w'umuntu kudashobora kuva mu bintu afite cyangwa mu bintu azageraho. Iyo biba bityo tuba twaranyuzwe, kuko wibuke ko kera ukiri umwana wumvaga nurangiza primaire uzaba unyuzwe, urayirangiza uvuga ati nindangiza segonderi kabisa. Uyirangije you always, muri kamere muntu hahora harimo kwifuza more. Ikintu cyonyine gishobora guhaza umutima w'umuntu ni Kristo wenyine, we muremyi wawo, umwami wacu wenyine. Marriage ntabwo izahaza umutima wawe, ntabwo izawuzuza, ntabwo izuzuza umwobo wo kwifuza kuri mu mutima wawe. Ahubwo iyo umuntu ari ingaragu ariko akaba abasha kurebera ineza y'Imana muri ubwo buzima arimo, aho hantu ari, icyo ngicyo ni ikimenyetso cy'uko anyuzwe. Yes, ashobora kuba yifuza urushako, ariko kandi akaba abasha kubona ko Kristo ari we wenyine wanyura umutima we. Intego ya mbere y'umukristo mu bugaragu ntabwo ari ugushaka kuba married, ntabwo ari ukwifuza gushakwa, kurongorwa cyangwa kurongora, ahubwo ni kubahisha Kristo muri ubwo bugaragu bwiwe. Ni gute nakubahisha Kristo mu bugaragu bwanjye? Gusubiza icyo kibazo nicyo kintu nibwo buryo bwonyine umukristo aba abayeho ahesheje Imana icyubahiro, kabone nubwo yaba atari muri marriage. Ikindi navuga, ushobora kunyurwa mu bugaragu bwawe, ariko ntibikuraho challenge zizanwa no kuba ingaragu. Icyo navuga hano ni uko nk'uko uwashatse, nk'uko muri marriage abantu bagira challenge, bavandimwe, marriage cyangwa urushako ruzana n'ingorane zarwo, ruzana na challenge zarwo. Ntabwo ari uburyo bwo kubatera ubwoba, ariko murabizi kuva icyaha cyinjira mu isi, kuva umuntu yacumura agakora icyaha, ntago isi izongera kuba perfect keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha, yeretse igihe tuzaba muri Yerusalemu nshyashya. Icyo gihe rero kitaragera, umwami wacu ataraza gucungura imibiri yacu ngo ihindurwe ishushanywe n'ubwiza bwe, there will always be challenge. Waba uri umwana muto, ubu ngubu umwana wanjye imyaka 5 umubajije yakubwiye ko afite challenge z'ubuzima. Yaba uri umukobwa wifuza gushakwa cyangwa se umusore uri mu gihe cyo kuba single utegereje, hari challenge z'ubwo buzima. Waba wubatse, hari challenge z'ubwo buzima. Erega wibuke ko uwubatse ari nawe ubasha gupfusha akaba ingaragu nanone, haryo ubwo ni ingaragu, akaba umupfakazi. So ibyo rero nagiraga nkubwire ko umuntu abasha kunyurwa muri singleness, ariko ntibivuze ko hatabamo challenge. Utabona challenge here and there ukavuga ati ahari kuba hari challenge ni sign yuko ntanyuzwe. Oya, ntabwo ari sign yuko umuntu atabanyuzwe. Now, icyo tuvuze ni uko kwifuza urushako ari ikintu cyiza. Ikindi kintu nshaka kubibutsa abantu mutarubaka, abantu muri ingaragu, ni uko don't be fooled. Imana ibasha kukweza ikwejesheje ubugaragu nk'uko yeza uri mu rushako imwejesheje urushako. Ndabizi muri cyane cyane twebwe abakristo hari igihe utekereza uti ngira ngo hari nuko twebwe abantu bari married tubivabalizinga cyane, tubivugaho cyane ukuntu Imana idusanctifyinga ikoresheje marriage, ikatwigisha kuba patient, ikatwigisha kwipfaho, ikatwigisha kwikorera umusaraba wacu, ikatwigisha kwihangana ikoresheje abana and all that. Noneho hari ngira ngo ibyo bintu hari igihe bituma umuntu w'ingaragu yumva we ari missing out ku kwezwa. Ariko nagira ngo nkwibutse, Imana irimo kukwereza muri ubwo bugaragu bwawe. Niba wifuza gushakwa, ikwigisha kwihanganira gutegereza igihe utarabona uwo mushakana, ikakwigisha kwiga kwezwa mu mubiri wawe, ikakwigisha gusavinga bene data, ikakwigisha
hari uburyo bwinshi Imana ikwezamo. You are not missing out. Aho Imana ishyize umuntu wese ikoresha minzi yashyizeho kugira ngo imweze, kugira ngo agende arushaho gusa na Kristo. Ntuzemere gutekereza, ntuzemerere umwanzi ko abiba mu mutima wawe ko kuba ingaragu ari desavantage, ari igihombo ku bwami bw'Imana, ko wari kuba uri gusavinga Imana cyane, wari kuba uri uw'umumaro mu bwami bwayo, yaba ufite umugore cyangwa umugabo, yaba ufite abana, yaba oya. Imana ibasha kugukoresha. Intumwa Paul wanditse inzandiko hafi ya zose nyinshi zishoboka zo mu isezerano rishya, ntago yari yarubatse, ntago yubatse urugo. Ntukemere ko umwanzi abiba mu mutima wawe ko uri igihombo kuko uri ingaragu. Now, iyindi encouragement nshaka guha abantu batarashaka ni kuba encouraginga to devote yourself to a local church. Devotion ni iki? Kwiyegurira, wiyegurire itorero. Hari icyanditswe nshaka kubasomera kiri muri Mariko igice cya 10. Mariko igice cya 10 umurongo wa 29 kugera kuri 31. Ni gihe abigishwa baba babaza Yesu uti se twe twasize ibi n'ibi n'ibi bizagenda gute? Yesu arabasubiza ku murongo wa 29 ngo Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibi biruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Imana yasezeranyije abantu ko bari hano mu isi izabakubira abantu bayo, abantu basize ibintu, abantu bemeye guhara ibintu runaka kubw'ubwami bw'Imana no ku bwa Kristo. Ivuga ko izabakubira inshuro 100 bari hano ku isi, ikababwira ngo muzakubirwa abana, muzakubirwa bashiki banyu, muzakubirwa your brothers, all of that. Ikintu Imana iba yavugaga hano nuko bazakubirwa, izabaha itorero, izabaha umuryango. Uwo muryango ni itorero. Ku bantu bubaha Imana mukwiye kumenya ko itorero ari umuryango Imana yabahaye. Ntiwumve ko single people, hari akantu ushaka kubasomera, ndakabasomera mu kanya. We kumva uri wenyine. Be single but don't be lonely. Devote yourself to a church. Imana yatanze itorero kugira ngo rigukunde, rigukorere, rikubere umugisha. Kandi nanone Imana yaguhaye itorero nawe kugira ngo urikunde, kugira ngo urikorere, kugira ngo uribere umugisha. Niba uri single, Imana yashyizeho uburyo bwinshi mu itorero ushobora kuba umugisha mu itorero ryawe. Ushobora gukunda abana bo mu itorero ryawe, ushobora gukunda abagore bari mu itorero ryawe, those are your sisters. Ushobora gukunda no gukorera abagabo bari mu itorero ryawe. Niba hari uwarwaye, genda umugereho umusure. Niba hari uwabyaye, genda umugereho umufashe. Niba hari umumama unaniwe, genda umufashe umubeba aryameho gato yaruhuke. Niba wabonye umwanya, genda ufata abantu bajyane bakinishe. Imana yabahaye abo banyetorero, nawe yarabaguhaye. N'abana n'umuryango wawe. So aho kugira ngo ube lonely rero wumva uri wenyine, kandi Imana yaraguhaye umuryango ari we torero, iga uburyo bwo gufasha, bwo gusavinga itorero Imana yaguhaye. Kandi ntabwo Imana yakugize, hari igihe natwe abantu twashatswe cyangwa twashatse tujya dufata abasingo nk'abantu babereho kudusavinga, tukibagirwa ko natwe Imana yabatuzaniye kugira ngo tubasavinge. Nagira ngo ni encouraging abantu bari married. Natwe Imana yasanye abasingo mu itorero kugira ngo tubakorere. Niba umuntu w'ingaragu arwaye, tumugereho. Niba acitse intege, tumwencouraging. Niba ari mu cyaha, tumucyahe. Nimba
tumusengere niba afite icyifuzo, tumugaburire niba ashonje. Imana ntabwo yakuremeye kuba wenyine ngo kubera kuri ingaragu, ahubwo yagushyize mu itorero kugira ngo rigukorere nawe urikorere. Hari akantu umupasita witwa John Lee yavuze nshaka kubasomera, nagerageje kugashyira mu kinyarwanda. karavuga ngo kuba ingaragu bifite umunezero wabyo ndetse bikagira n'amakuba yabyo nk'uko urushako rubigira, ariko kuba abizerwa ubu ngubu ku muntu uri ingaragu bigaragaza ibyiringiro by'ubwiza azabona hanyuma ubwo aho abantu badashaka cyangwa ngo bashake. Avuga kuri Matayo 22, kuko tuzabona umukwe wacu amaso ku maso, kandi nitumubona tuzamenya neza ko imbaraga twashyize mu kubaha Imana muri iki gihe zitabaye impfabusa. Nagira ngo nkwikaraginge, nagira ngo utere inkomezi, utere umwete niba uri ingaragu wo gukorera Imana muri kino gihe urimo, yo gukora ibyo ukwiye gukora muri kino gihe urimo, ukibuka ko you are not promised tomorrow. Nta sezerano ry'ejo ufite ry'uko ejo bizagenda. Yes, ushobora kuba wifuza gushaka mu mutima wawe, kandi uwifuje gushaka aba yifuje ikintu cyiza, as I said, ariko nta sezerano ry'uko uzashakwa rihari. Imana ibasha kubiguha, Imana ibasha no kutabiguha, kandi wibuke ko kububaha Imana nta kizizabima. Imana nitabiguha ntizabikwimye icyiza, izabishimye icyiza kuri wowe, aricyo kuba ingaragu. Rero muri iki gihe Imana iguhaye uyu munsi, iki cyumweru, ugikoreremo Imana unezerewe, wibuka ko mu ijuru nta gushaka, nta no gushakwa bibaho. Wibuka ko umukwe wacu, our perfect bridegroom, umukwe wacu Yesu Kristo, tuzamubonesha amaso yacu niba twarabaye abizerwa, kandi ko nitumubona tuzasanga imbaraga twashyize mu kumukorera, twaba twarashatse cyangwa se twaba turi ingaragu, zitarabaye impfabusa. Nsoza nagira ngo mbatere umwete, mbabwire ngo ntimucogore gukora ibyiza, ntimucogore gukora ibyiza, kuko nimutagusari muzagororerwa. Hari indirimbo yo mu gitabo nkunda cyane, nkunda kuyivuga, ivuga ngo trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Nta bundi buryo. Niwanga gutrusting Imana, niwanga kuyizera, n'ubundi nta munezero uri bugire. Niwanga kuyubaha, n'ubundi nta munezero uri bugire. Niba utarashakwa, ubishimira Imana, ukora umurimo wawe, umurimo Imana iguhaye uyu munsi, ukora unezererwe, ukore ushyizemo umwete wose, kubera ko utazi uko ejo bizagenda. Kansoresha icyanditswe kiri muri amaganya ya Yeremiya, igice cya 3, umurongo wa 26. Haravuga ngo ni byiza ko umuntu yiringira ategereje agakiza k'Uwiteka atuje. Ni byiza ko umuntu yiringira ategereje agakiza k'Uwiteka atuje. Nashaka kukwikaraginga, niba uri ingaragu n'iri jambo, ukiringira kandi ugategereza agakiza k'Uwiteka utuje, ugategerereza ku mwami ko nabishima azaguha kubaka urugo, kandi natabishima azaguha kuba uwizerwa no gukora ibyo ukwiriye gukora byose, no kubahisha izina rye n'umunezero muri icyo gihe cy'ubugaragu bwawe. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka. God bless you.